usaline lokote utokino sha umugore we biri kure nzajya ngura ku biro nk'abandi nongeye uyu munsi numbe uzi dore imbogo ibintu ari kumufasha mu kiriyo kinga iki Bruce Melody yamuhaye ngo yapfa. Yeah, it is what it is, my people. This is your boy Top Sam, comedian monopiece, the hustler, conqueror, motivator, innovator, moderator, coordinator, comedy game changer, the buzzest, the voice of voiceless. Man, nakubwira ngo hano turi kuri Kabaka TV show twakiriye ya Kamwana. Nizere ko muri buze kubikunda cyane. Kubwira ngo kora subscribe kuri Kabaka TV show, share, comment. Ya Kamwana wagwan. Mese bite papa? Meze fresh yaka. Ebano nongeye uyu munsi numbe. Uzi dore imbogo ibintu ari kumufasha mu kiriyo kinga iki Bruce Melody yamuhaye ngo yapfuye ngo ngende ngo ngiye gutabara wagira ngo n'umuntu wapfuye ari kurira amarira ari gutera. Yo gusa urumva koko Imana ya Bruce Melody itababaje ikimasa uzi yaba ari n'inka y'imbyeyi basi ariko irahenze n'izirahenda ari kuri niba ari kuri BJ ari gutabaza abantu bamurwaniho bamusapotinga bamugurinde nabaje se bayiriye bayishyinguye bimeze bite babona usarayishyingura cyarayiriye ese niba inka yari irwaye ubwo ba veterinary baratumiye nyiribwa koko barasibye ibyo ngibyo se birakora abantu bo mu cyaro abantu bo mu cyaro ibyo ngibyo birakora no kwishyingura kimbabaje nuko dore imbogo ari kurira twebwe none n'ababyeyi bacu nago tubazi bapfuye kera twarihanaguye none ari kurira kubera ikimasa oya iramana irakomeye Bruce Melody Imana ya Bruce Melody ase Bruce Melody yarayimuhaye koko yarayimuhaye Bruce Melody nge ndashimira umugore we oya nakoranga ari umugore we wa mukobwa baririmbanye ngo kungora uri kungora eba lejo bundi kabisa ku Gasaro TV namuhaye impano ya biscuit ahita nkubita $100 $100 kabisa kabisa buriya niyo mpamvu wamamagaye ukumva nabaye nariyemo n'akanyama kabisa kandi ejo nize kubona ikiganiro cyawe urimo kuvuga ngo uheruka inkoko kera Asia gihari etse koko nibyo nibyo oya Asia gihari urabona ntago namaraga iminsi 2 nariye kugwa koko ko namabuja nawe yakunda ikintu cyerekeranye n'akaboga bura mabuja iwabo ebana inyama ziba zihari pe ariko mabuja nawe n'umuntu ukunda akaboga nubwo avuga ati ngo nkunda akaboga ariko mabuja nawe ntago twamaraga kabiri tutari akanyama agasombe mabuja mu gasombe karimo ikinono none Asia yabaga yigiriye ku gikoni za zindi zikiri mu mavuta batarashyiramo ibirungo n'amazi ninjye yasamuza gahombe bwa mbere tumushakira umwana wanjye yaka banze mumushaburire so koko ni iki kintu cya mbere ukumbuye kuri Asia mabuja ndamukumbuye kuri byose haba inseko ye saizi mabuja ndamukumbuye kuri byose kabisa n'ibikorwa yankoreraga ariko hari nk'akantu ushobora kuba ati kana kantu kabisa nkamukumbuye kabisa ndagakumbuye cyane kuri Asia kihariye inseko ye nicyo kintu cya mbere nkunda kuri mabuja hari n'ukuntu najyaga mbona arimo kuvuga mu biganiro ngo hari igihe wajya gusa wasinze kabisa nka 8 kaza kamufunguza oya nagura mufunguzaga kora ko narimbaga mfite icyundi ngiye nanze no kurara mu nzu kumba nishakira n'ifege mabuja yari amaye annex hanze ku buryo niyo nasanga baryamye murira igipangu nkahita nkwa mu gipangu mu imbere waruriraga nazanaga umwana baryamye n'injoro muriza igipangu ukazana umwana kwa Asia umwana agakurira hano ndasota mu gipangu nanjye nkamusangamo ngo se wabaga wamenetse koko ibaze wasinze wabasha guheka umwana urugero aranyurira n'ukuntu upanga amatafari agakandagira agahita asota ari igipangu kigufi kabisa none se ubu ngubu nyuma yo kwa Asia yagiye ubu ngubu wahehe none urabarizwa mbona kuvuga ngo ahantu yansize yankodeshereje kwa mezi yankodeshereje yararangiye mbona ntashobora kwishyura ntanimukira mu kandi kagito kamake ku ruhande none se ufite akazi ku buryo yishyura ku kageto mbogeto yanjye abayishyura ni Easy by Shop
brand ambassador wa Easy Buy Shop uranamamaza nibo banyishyurira inzu n'abantu rero nanababwire abakobwa abagabo Easy Buy Shop bafite imyenda myiza inkweto ni hariya kwa Makuza mu mujyi muri etage ya 3 naho bita City Plaza nawe niyo mpamvu mbona usigaye uryoshye se nibo bakwambika niyo mpamvu usigaye uryoshye nibo bakwambika iyi ni uniform y'akazi nabo niba banyambitse se ntabwo ujya ubibona kuri excellence kubona ukeye kabisa na costume contre cravate naho undi dore imbogo rwose ntabwo najya Nyamasheke ngo njye kumufasha gukira iyo kintu abantu bari gupfa agiye kurira ariko nabonye nawe ngasigaye agenda akamara iminsi 2 Nyamasheke agahita agaruka yiruka Kigali yaramuryohana sukuru sigaye nabonye ameze neza abana ari kwaka yabaye igitomate aho urabona dore imbogo yaje hano mu mujyi afite ikibuno gikomeye kiva Nyamasheke none abakobwa b'i Kigali bamaze kucyoroshya rwose ikibuno cyekuje ambwiye abahungu gukinisha cyo kibuno bazacyoroshya wa mukobwa kimeze neza ikibuno kibari cyoroheje yaje avuga ngo abantu bambara kamini ngo ntago yakwambara mini nawe sigaye yambara kamini ariko dore imbogo afite n'amaguru meza ameze neza afite amaguru meza rwose ubu afite itoto afite umubiri woroshye Kigali ni Kigali kazi sinzi impamvu sigaye ngo n'akabyeri dore imbogo asigaye anywa byeri se ejo bundi yamaze peti mitsingi 3 ibyatsi ariko bamujyanye mu maboko ntabwo abi Kigali no muri entertainment ngo ubure gusoma ku gacupa nasugo uheruka agacupa ryari yaka ndagacupa rwose ndagasoma n'ejo nari nagasomye iwe mu ndabaraburiza bari bamamaga kuri ya dosiye yo kujya muri Amerika ndababwira stop nimuzongere kubamagara amacupa nanyaye hano kuko nta kindi kizamini bamfata nukuzana icupa nkarinyaramo bagapfundikira izo nkari sinzi iyo bazijyana niba bazicuruza azamagane kwisubwira ubu nayenzi kuri muri Amerika ahubwo buri mezi 3 barampima sinzi ibintu baba bari kumpima ubu nayenzi ngo wagiye kabisa stop nimazongere rwose kubera iki udashaka kujya ndayihaza wayigiyemo se kuvuye babimbwiriye ngo muri Amerika abo twari kumwe etape nandi kumwe na abambere batangiye kugaruka nk'aba diaspora byo kumbwira rero ngo Amerika namaze no kubyikura mu mutwe urumva udashaka gusanga hasi hariya muri Amerika yananagiyeyo kubyifuza kumusangayo byaba ari sari kuvuye babimbwiriye nabyikuyemo kabisa ndarambiwe oya kano se vuni niki kirimo gutuma udashaka kujyayo ntago ngewe ari uvuga ngo ntago nshaka kugenda ariko kubimbwira buri mezi 3 bamamagara buri mezi 3 abari abo twari kumwe mu nkambi bari inyuma yanjye bose baragiye nese gukora bambwira ngo muri Amerika ni mu ijuru bazakomeza nese urubo Amerika ntabwo ari mu ijuru brasa ariko ni mu ijuru hari abantu bafata nko mu ijuru bifuza kujyayo bafata nko mu ijuru ariko muri Amerika ntabwo ari mu ijuru hari n'abagerayo nta n'iminsi 2 kumva ngo imodoka yamugonze ngiye mfite shangazi uvukana na papa yarari yajyaho bita Arizona yagezeyo nta n'iminsi 2 imodoka ibiramwishe ibaze nta nubwo ari we gusa ni benshi none urimo gutinya imodoka ari gutinya imodoka ko urupfu rwari rwose ni urupfu ariko rero ntago wankangisha Amerika kuko ntago ari mu ijuru ahubwo ngize amahirwe bakankubita wenda muri 23 ebana nyisubira iwacu urashaka gusubira muri Kongo iwacu kabisa noze muri Kongo abandi bana ku kazi ari kibaze none bakubwiye ngo hitamo kujya muri Kongo no kujya muri Amerika hose biri bitebe confirm tukagenda yewe ari kuvuga ngo ndajya muri Kongo nta muntu uzambuza umutekano nkikora business zanjye nacuruza ubugari nacuruza imyumbati ariko nta muntu uzambangamira najya muri Kongo serious kandi ari muri Amerika baguhemba mu madolari
uyu harabahembwa mu madolari no muri Kongo bakoresha amadolari ariko hari irumva buri ruzungu ejo ushobora kuzita uri akamodoka mu Rwanda muri Amerika barakora manese n'abajya baza ko baza bakatugurira byeri inde bari bakugurira imodoka ngo nuko avuye state nose ubundi ni nk'akahe kazi wifuza gukora wageze state mbo muri Amerika utuzi tuba duhari ntabwo wabura akazi kose wabona wagakora ariko ko nakwifuza gukora nta utifuza akazi keza ariko akazi kabi kaguhesha keza no muri Amerika nuko ko batwigiye nakoze cultural orientation for United States mico muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byose barabitwigishije no kwambara umukandara mu ndege batwigisha kwirirwa bamfata nk'umusazi none hari umuganga batujyana ubundi bamfata inkari bakanyana no kundi muganga ngo urebe ngo abantu ibibazo bafite mu mutwe ese njye hari ikibazo mfite rega biriya ibintu aba ari kugira ngo umuntu bajyanye nagera atazagira ikibazo abateza ibaze ugeze noneho ese njye kumva hano ikibazo mubona mfite mu mutwe ariko yaka wisinyubutse ari ubundi udafite ikibazo mu mutwe abantu bose barasaze abone uko ibisazi bitangana biraruta ariko ibintu hari ibintu bize kujya bakuvugaho wa muntu waryo ni gaki gatsiri oya hari undi muntu none abantu bajya bakoresha ama interview ariko afite akabazo mu mutwe none buskete ese ngende buskete nyine icyo gihe abantu bize kwita bavuga ati nayaka bavuze nyine ngo oya buskete baravuze na leta yaravuze ati ntihazagira umuntu ongera kumutunga mikoro ariko nawe hari abantu bavuze nayaka ntabwo ubyibuka ngo nayaka nawe mu magariko batuzanya kumukoresha interview ese ngiye babona ibintu mvuga bidafite logique nubwira ibintu mvuga ni iki kidafite umurongo ku buryo bavuga ati yakawena afite ikibazo mu mutwe oegara abantu wenda rimwe nageze Indera zihora ugiye gukora iki inzoga zinshizemo basanga ndi muzima nasinze nkuko n'undi wese yasinda agatambikira cyangwa se agatumurongo ariko ngewe nta kibazo mfite hari abantu nawe utagira udusazi tuba tutangana ubu se ugiye kureba nk'utwe turi kuri kangahe ku ijana mbo dusazi turacyarutwara ntabwo turacyarutwara hariho abantu bakuzi nk'umusazi hari abafite ibisazi bishaje bikuze so babona ngiye ndi kwiruka mu muhanda cyane gutoragura amasashi rega nyine buri muntu asaba Indera rega ngiye baransezereye baravuze ati wowe utahira uri muzima ahubwo ndasuhuza abantu bose twabanye Indera mu gihe hari wowe wibuka se cyangwa wowe mujye muri hanze wakize nawe bitaga gatatu we nirirwa yambaye ubusa mu gipangu Indera we yahageze nyiwaba baribereye kuri mucaka Indera karayizi umutima mwita gatatu we ni iwabo mu rugo unamurekuye ngo atahe nta nubwo yamenye iwabo kandi Indera buriya ntabwo bapfa kukurekura nubwo baba bagusezereye ntabwo bagureka ngo utahe ngombwa hagira umuntu uza kugufata nanjye bakindekura baravuze ati ntabwo twakurekura ngo utahe wenyine ko nta cyizere dufite niba warakize neza yahamagara umuntu niba yaza gufata bityo wanjye niwe waje kunkura nta kibazo uransekeje kabisa nose hari umuntu mujye muhurira nko hanze mu buzima bwo hanze wakize hari benshi ahubwo barwaye bari hano barembye bafite ibibazo mu mitwe barembye bari hano hanze naho ubundi Indera ujyanyemo abafite ibibazo mu mutwe Indera yaba ntoya kiriya gipangu wabona aho bashyira abasezi bahita bagura ibitaro abasezi ni benshi kabisa ni benshi ariko yaka abantu benshi bakunda kubona muri interview ariko ufite nk'imyaka ingahe abantu benshi babyibaza ari nk'umuntu wize kubimbaza ngo yaka afite nk'imyaka ingahe njye navutse 8/6 mu mwize karikire mentale rero karikire mentale ubwo se ufite imyaka ingahe ngira ari nka 38 37 ariko uracyari na mutoya ndashaka kuzakora ka anniversaire nanjye nubwo nazi igihe navukiye ariko ntabwo uzi amatariki ntabwo nzi tariki navukiye mu kihe gihugu tariki ya mbere y'ukwa mbere abantu bose batazi ndangamuntu tariki ya mbere y'ukwa mbere
ase yakakona umva mugani imyaka yatari na mikeya uzazana umugore rya abagore barahari hari abakobwa basaziye iwabo babuze abagabo hari abapfakazi batagira abagabo mwese abakobwa mutagira abagabo abapfakazi mwabuze mwese niyemeje kubabera umugabo utanga nimero zawe bazajya baguhamagara hari rwose wemeye kuba umugabo w'abapfakazi bose noneho n'abakecuru batagira abagabo bakeneye ubwo se koko ubwo waba umugabo w'umukecuru umukecuru koko igikecuru gifite amafaranga nubwo yaba afite na 80 80 nubwo yaba arwaye sida nagenda nkabaho neza igihe gito ubundi ngapfa ubundi nzapfurana nabayeho nabi kubona ari n'ubundi ugapfa wagenda ukabaho neza igihe gito sida yaka sida nta gisebo kirimo kirimo sida ni indwara n'izindi rwose abantu bariyakiye none yibaze kurwara sida y'umukecuru y'imyaka 80 sida y'umukecuru zose si sida ziratandukanye nose ubundi reka kugura ku biro wa mugane wawe ryari ureka kugura ku biro ryari urumva ari amadolari 100 sani yamaye kurya $100 nasamuyemo umwana koko nose gwa mugane hashira icyumweru utaguze ku kiro ntabwo byashoboka reka twese turi abantu kandi dufite umubiri ariko hari abantu batabikora abantu batagira ute batakora ibyo ngibyo wenda barahari ariko abenshi rwose babikora bwihishwa umuntu asiga umugore ikimbabaza nuko umugabo ufite umugore mwiza uteye neza tugahurira ku karaya ka 2 hariho mujya muhuriraho gihe hari umugabo wese yaraparitse hano imbere y'akabari bari uturaya dutegereje nk'abateze FDR ariko ngo bari muri ambushi umugabo wiyubashye uvuye ku karaya k'ibihumbi 2 nawe itagafite agakubita mu modoka ajya kukarongorera nkaho hepfo imagine kandi ndamuzi uwo mugabo afite umugore mwiza uteye neza aze nk'umugore wamufashe abimenye gusiga umugore wawe mwiza mu rugo ugafita akaraya ka 2000 frema none wowe nose ubwo ngubwo washatse umugore ntabwo wajya ubikora niba washaka katuvuge ngo guhe nk'umugore urenze kabisa oya ngewe kubikora nuko nta mugore ngira ako mfite umugore wallahi ngewe nije ndimo kubera nyine kugira ngo ubyirinde zana umugore by'uburaya nahita mpari nyine zana umugore zana umugore ngewe nuko rwose nta possibility nta bushobozi ariko mfite umugore bana ibintu by'indaya rwose no guhita nsezera guhita mbasezerera indaya menshi waguze ni yangaye indaya ngo biterwa n'ahari nanone bigaterwa n'umuntu uwo ari we indaya ntabwo zigura kimwe ziba zifite ibiciro ntabwo zicuruza kimwe nyine wowe ya menshi niya make yaguze ya make ni yangahe indaya naguze ya menshi ni 10,000 ubwo ni 5 na 5 bya rasiyo kandi burangiye ntabwo nshobora kujya ku ndaya idateka hari indaya zidateka zibaho gikomando ariko iyo ari indaya iteka niyo mwaraye musomye akabyeri cyagiye mu gitondo akagupigira ubugari n'indagara n'utunyanya cyasa agatoki akakoroshye gakuta nk'ubunyobwa ugataha ufite agatege kugira ngo urare ku ndaya utaha uri gutitira ariko iyo ndaya ibihenze nawe ndumva ugura izihenze iyi ndaya gutekera oya n'iziciriritse ariko ugasanga afite akababura n'udusafuriya muri geto yiwe ubu wenda byibuze ariko hari ugeraho ugasanga n'uburiri gusa nabwo ni ikarito n'ana materasa fata ikarito akarambura aho ngaho n'agashuka ukaza mukibarangura nakura neza ubwo nk'iyo ngiyo koko wayigura umuntu w'umusitari ibyo nakubwiye ngo biterwa n'igihari iyo nta gihari nyine wiyaranje kuri izo za senyisa senyisa na senyisa barayafata senyisa si koko agiye kuburana na 500 arayafata da igihumbi ni menshi nose ibyo amafaranga sani yagoye warayamaze amafaranga sani yamaye cyakora naguzemo akamatera nguramo akamatera nguramo
utuntu tw'udukweto udupantaro ngura akabase ngura ijerekani kuko byasiya yansigiye nari nashyize ku isoko warabiriye yari yansigiye matera ya danje teremusi amasahani n'iki yapfuye kurira indege wabiriye kare ariko ejo urosanye rwose yaramushimira ndanamushimira ubwo yasubiye muri Kenya kabisa yankubise amadolari 100 yaramfashije rwose mu tubazo duke nari mfite agapantaro agashati none ubwo umaze kugurisha matoro yasi wararagaye wararagaye nirwanaga gusa umuzamarara wari umuzamu umugabo ejo binumije ku makuru ngo yasanga umuzamu aryamye akakuraho umutwe yari afite gahunda yo kwica abantu 20 ibaze nawe ko wari kuzazamo niba utari ufite ahantu urare ahubwo nijoro nari ndi kumanuka ahantu nijoro muri karitiye ndavuga ibaze mpuye na wa mugabo w'ipanga we nari umugabo wanurutse inyuma weka nguri kujyayo mwirije ngira ngo niwe ati kambayeho kabisa neza wabasha kwiruka ko wari wanamenetse noneho wakwiruka se wamucika uwo mugabo ko n'umushahidanje wenda nari kuzaza muri abo 20 ariko gusa ntiyagufashije kugura iyo matera ugiye kujya yamfashije rwose ndamushimira n'ahari muri Kenya kabisa yakoze cyane kabisa ntabwo nari mperuka gukora kuri $100 nari mperuka gukora kuri $100 ari mu comante ari n'uyamaye igihe duhuza na Shadi ariko ayo madolari $100 narayitanyura bize hari muri lockdown muri yiguma mu rugo yanyuma nari nyamaranye hafi iminsi 4 hafi cyumweru narakabitse ku kanoti niri kuvuga ati nzakavunjisha mu rugo irangiye njya ku Gisozi mba nkubitanye n'indaya bita Florence icupa ryari ryamfashe sinzi ukuntu iraye kwibase tayankura mu mani araye kwiba kora ni ikigo ry'intazi n'amadolari ngo bamuhaye 25 muri ibaze we 25 mu na ni kariso yaguzemo ubwo yamumariye umusandura ntuguremo ni kariso nta n'akamatera yaguzemo nanone uracyari incakarafu ibaze nukuri grave kabisa none se yaka nk'iyo udafite amafaranga kandi ushaka kwirwanaho nyine utari bugure ku kiro bigenza gute kandi bambwiye ngo icyumweru cyose ntago cyashira utari nyine utari umwana none se ntabwo uzi abantu bamanuka USA kenshi no kukubona hari uri umukobwa nkakureba nkaza nkabwira ati kuramo kariso nkakwishyura nkabwira ati ambara kariso yawe nkahita nikoze iwanjye nkagutunganya tutari kumwe noneho karangije ni igitangaza kwikinisha ni igitangaza abantu wumva batanga n'ubuhamya ku maradiyo bafite n'abagore twari umuntu usiga n'umugore mu nzu akajya kwikinisha hanze akagaruka akaryama ibaze kandi ari kumwe n'umugore ntuzi ubwo kwikinisha ubundi bimara iki biba bimaze iki kwikinisha ni ukuragiza umusonga nyine ukamara hari igitangaza kirimo hari abantu byumva nk'igitangaza kwikinisha kandi koko waragiye ufite amafaranga wajya kugura ku kiro wajya kugura ariko se mu gihe nta kuntu umeze ariko hari n'igihe uba ufite uwawe muziranye buri munsi ushobora kugenda ukavuga ati umunsi ntakomeza ariko ejo nzakuzanira ikintu cyo gutereta cyaranyihishe gutereta ngo sheri ngo ndagukunda ngo dukundane amagambo menshi nose uzashaka umugore gute ndaguhangaye ryama kandi ngewe umanura ikariso namaze kukwishyura kare nishyura mbere nige muntu wishyura indaya neza n'indaya azantangira ubuhamya umukiriya mwiza w'indaya rwishyura mbere ariko reka ukuntu uba ufitiye uwo muziranye abanzi ukazagenda ukamubwira ati dore nta mafaranga mfite nonaha ariko ejo nzaba nyafite hari uwo mfite witwa Raisa Rankopa
narambwiye ati nzanga ukopa ariko nawe ugiye wabonye ntuyajyana hanze niba urumva unywera ku kabari bakagukopa wayabona ukahita ujya kwishyura n'uwo nkubona baragukopa yakabinyica baragiriwe icyizere ariko uwo muntu wamumaranye igihe kinini kujya ajya kugukopa mumaranye nk'imyaka ingahe nzajya ngukopura inshuti yanjye ariko nawe igihe wayabonye ntuyajyana hanze ubu nta wundi wajyaho kabisa ni Raisa rwose oya rimwe na rimwe nshobora kumukwepa ariko kimwe nuko nshobora no kumupanya navuga ati Raisa niba waba nta kuntu umeze nkamukubita nk'inoti ya 200 ambwira ati nawe ugenda urya ubugari ariko nagiyeyo ariko nawe igihe cyose waboneye umwanya nakumva ameze nabi nkajyayo akandwanaho akakurwana kamfasha ni ugufasha ibintu byose ni ugufasha cyazeka kabisa ariko se yaka nabonye usigaye nkona fege kuva kera warayinkoga ntabwo nari mbizi nge isigara ndayinywa ariko urumogi rwo nararuretse kuva nava muri Kongo wanywaga n'urumogi se urumogi muri Kongo nanyweye rwinshi ariko kuva navayo nararuretse cyakuramo n'umuntu ari kuru nakuramo imyotsi 2 nyikomereza ntabwo nafata gahunda ngo ngiye mfisha amafaranga yanjye ugiye kugura urumogi n'uzi mu Rwanda abantu barucuruza natanze umuntu ari kuru nakuramo imyotsi 2 yaka noneho rwakwica nta kintu rwantwara buriya niyo nanyweye n'urumogi gusa namutangiye ku murongo neza inzoga nizo zinsaza ariko buriya nyweye urumogi mbanuje banibereye USA banibereye mu yindi si noneho nta nubwo bigusaba kujya USA uzajya ugakubitaho birangire urumogi rwose ukumva muri Amerika noneho nicyo kintu cya danje wimbukira Kongo nyine oya Kongo se Kongo arega nuko ari insecurity ariko Kongo ni nziza man Kongo business yose wakora ufite amahoro abantu urafatisha kabisa none urumva ushaka kuzasubirayo bana nzasubirayo ababyeyi banjye bapfiriye muri Kongo nta hene nasize muri Kongo nta nkoko nasi wanyu nta masambu bari bafite ku buryo wasubirayo ukajya kuyareba nta masambu bari bafite nanjye bayankingure muja asubira amahirwe bandasakaguru ndabasimbuka bakurasha akaguru ntabwo nasubira rwose noneho niyo mpamvu ugenda usa nk'ucumbagira mukuru akaguru kawe kagufi ariko n'amaguru ari ishyasi sorry kabisa noneho ko ngo urabaye ati sinasubire niyo wanyica kantiritani ndiyara sinzagwa hano mu Rwanda n'umunsi wundi wavuye Kongo ufite nk'imyaka ingahe navuye Kongo ndi muri 10 ni kera 15 ni kera 15 ubwo nkimuze nk'imyaka 10 n'ingahe 98 20 na urumva rero ni myinshi wowe wabaye umunyarwanda ko narongeye nsubirayo warongeye subiraho narongeye nsubirayo njya gukorayo ndi umushumba ndagira inka ndongera ndagaruka nagarutse ejo bundi 2011 ni vuba ni wowe isi mu 2001 garuka ejo bundi 2011 nanone niki ko ari maze igihe ndi umushumba wowe siza waje uhitira iriya mu nkambi waje uhitira mu nkambi ese wendi Asia mwahuye gute Asia yankwe igicumbi yankwye igicumbi ex-large manibu niwe wangizeho mbere nkoresha interview bwa kabiri agarukana na Mabuja Asia ahita dukorana interview ahita negera aranzana angeze i Kigali gutyo namusanze ab'Igikondo bana nawe gutyo aho yimutse mukajya mujyana mbese nk'umwana we ariko wanakinaga muri ya movie yiwe nakinaga muri movie yiwe Gatarina usera guhembaga cyangwa wabaga mu rugo gusa bikarangira yaranamembaga si yaramembaga kandi mbiwe nta nzu nishyura nta biryo nishyura naki nta mazi naki ariko umunsigaye nzi kwijerekani y'amazi ijana
noneho kuva ugeze muri Kigali nibwo utangiye kumenya niba nibwo nangiye ubuzima kuko naho nabaga mu nkambi amazi ni ubu nta muntu ugura amazi ariko ubu i Kigali itangiye kwinjira nibwo namenya ko ijerekani y'amazi igura ijana ubundi wajya kubona amazi mu rugo mu gipangu noneho mu nkambi ho turayamena nta muntu uzi ko ariko ubu nsigaye niba ari ijerekani avuga ati iyi jerekani igomba kumaza iminsi 2 ijerekani y'ijana wamenye no kwitekera kandi aya guteka bijyana guteka ngo natangira guteka usubigenza gutura gwirwa kugura akababura mugani nanjye nge nitekera buranzi no gupiga ngewe uzi gupiga iki bawo gutekera gatoki ngakubitamo ubunyobwa ngakubitamo indagara cyangwa ngakubitamo utunyama two mu nda kugira gato nzi gupiga kabisa ubugari wabyigiye kwa Asiya ariko wabyigiye kwa Asiya kwa Asiya umukozi we tuvuga turi kumwe mu gikoni ndebe uburyo abikora nose ubwo Asiya yajyaga atunga abakozi b'abakobwa oya babuja ntabwo yatunga umukozi w'umukobwa yari aratubwira ati impamvu ntatunga umukozi w'umukobwa mwahitamo umutera inda ko nabaga aho ngaho hari umushoferi hari umukozi w'umuhungu urumva mwamutera inda rero kandi kuko wari kumuhereza yaka njye na kameramani yabaga yirariye aho ngaho tuyaraye mu rugo urumva ari umukozi w'umukobwa ntabwo twatinzamo yamabuze yarazi n'ubwenge ko yaratubaraga akavuga ariko yarakurinda aba bakaritasi nzanye umukozi w'umukobwa nakwiteza ibibazo kandi koko nibyo kandi kuko niba ari kumuhereza yaka nawe uriyizi birumvikana uriyizi ari kuza nijoro washyizemo agasa ntabwo ari kumureka azubundi imbere y'uko Manibo aza kugurisha interview ubundi yakumenya gute Manibo nyine yamenye kuri twari utuntu nakoraga nyine bagapostinga mu nkambi maze kwisindira abatipe nyine twabaga turi kumwe nanashimira cyane bagiye USA Desire Benzo n'abandi bajama twaba turi kumwe bari bafite akabari bita Zanirindi Bar Zanirindi Bar cyo gihe narakubiswe n'inywera inzoga za make n'inyweraga imbutabuta tuno twa Musanze none sigaye nywa byeri nageze cyari ndi kunywa ka mitsingi nabonaga umuntu uri kunywa mitsingi nzanywa kuri mitsingi yumvaga ari ikintu cya danje none musigaye nywa mitsingi nanjye bashyirishaho twazingarunwa 3 ukaturya ikirayi wenda cyamagara ngahe ukagikubita ikirungo nanjye mitsingi rwose Manibo akumenya gutyo nyine hari ibintu bari gupostinga mwakorana mu baje bapostinga Dekate nawe agapostinga Manibo bambonye gutyo aza kumiga uzujye umushimira ko yatumye umustar bana Manibo ndamushima cyane kabisa niwe muntu wanunze kamera wa mbere ubonye ko wayicyamani mu kanya twari turimo kuza ariko ikibazo nuko abantu bakumenye nabi bakumenye ku gacupa nyine kuri umusinzi abantu bose twahuraga bakubwira ngo mu karitasi hari utari mu kinyabura yagiye kumubwira nabi kanyombya niwe ujya ubatuka rero nasomye agacupa gutukana bafite n'umushiya ariko nakubonye yitasomye agacupa bumeze neza ntari ariko iyo nasomye agacupa nanone nibwo aba ari sawa kuko mfite morale ariko ubu ngubu urabona ko iranshyushyunguriye hari haruguru ari nangiye gusinzira nawe bonye kurimo gusinzira ni gusinzira nari ubugari saa 6 buri ubugari kuburya ku manywa nkoro ku zuba ubugari buriya burasinziriza ubundi ubugari ni ubwa nimugoroba uri wihita uryama nimugoroba uri wihita uryama ikindi abantu b'iki gihe nimugoroba ntabwo uba ukwiye kurya ibiryo ngo upakire igifu ukarya ibiryo wajya kuryama ukajya utonekara mu mbavu waryamira urubavu wongera ukababara abantu mwe mwagabanyije ibyo bifu ukarya ku buryo wenda no kugwa mu mbavu ibaze batanze itangazo kuri radiyo umuntu yishwe gusa nta muntu uzishwa n'ibiryo hari abantu rwose ugasanga umuntu w'umupapa wiyubashye w'umusaza nko mu bukwe handi umuntu ni ukwiyarurira self service umuntu w'umusaza akajya kwarura isahani
hano agakubitamwo imyumbati hirya agakubitamwo ibijumba hano agakubitaho ibitoki kugira ngo bitameneka ubundi isahani akayipakira wagira ngo uyu muntu kwarure yabikoreye amahugurwa ariko yakana umuntu wiyubashye nawe nabonye itoroshye ikiganirize kubona uri ku kirayi kabisa pakira isahani nge ni rushimwe wenda ku gafiriti ari ku muceri ngashyiraho rushimwe no kutuboga wenda twa dodo nkajya no ku kanyama cyakora inyama zo bashyiraho umuntu kuko inyama nanjye nakwarura nyine hari ahantu ibyo bibaye ari self service usanga inyama zishize mbere bamwe ntibazibona bitewe n'iki kwiyarurira inyama niba wenda bari kwarura inyama imwe ugakubitaho 3 bakaza gakubitaho 4 ubuzi ngo abandi bararya yasugo yakabaza ukarya uturyo dukeya kandi uri muri hangover uri muri hangover warya uturyo uyabona ngeyo ndi hangover unda gukoresha ikintu bita umuneke iyo mubonye cyangwa se inanasi cyangwa se igisheke none bikiza hangover igisheke buragiye agapapa ibintu byerekeranye n'imbuto bivura hangover kabisa cyangwa umwembe ariko mukanya wambwiye ko ari abantu mwajyaga mukinana nyine utuntu mu nkambi bakaba postinga ko bagiye muri Amerika usara ujye kwibuka base kabati shabaranyibuka benshi kabisa iyo nkubitanye n'umuntu rwose ufite smartphone nka nimero tukavugana bankubita ku $50 shimira umuntu wamfashije muri iyi minsi mikuru ishize Noheli Bonane umuvandimwe wanjye wa Canada bita Mondia yaguhaye nka Emilio yamaye $50 kuri Noheli kubona narongera nkubita $50 none wari umeze neza ari indyoshye rwose ntago wigeze aguramo se babantu bawe kusurumva Regiriya nayo ni rasiyo tubara kiriya nacyo ni ikindi kigomba guhaha karangije nawe nikire uba ugeneye kabisa ariko nyine urabona nk'iyo umwaka utangiye hari abantu benshi baba bafite ingamba wati ngiye umwaka ndashaka kubaka inzu nkawe se watangiranye izihe ngamba nta ngamba ugira kandi kuko urumva amafaranga ufata Nyagasani n'ubu mfite gahunda naho ubundi njye nta gahunda rwose nose ubu ngubu ntabwo upanga kuvuga ngo nzashaka nagize amahirwe nkabona nk'ibihumbi nka 300 cyangwa se 100 ngahe urumva na geto nayitunganya buri umukobwa yageze muri geto agasanga harimo agafuka k'umuceri harimo akagazi ukuntu geto warayiporotokoye fresh geto imeze neza umukobwa aranakwamara gakanga no gutaha none ubwo yanze gutaha mutungisha icyayi amafaranga ashize wamutungisha icyayi amafaranga ashize nawe yakwikoca umukobwa asanga geto ari fresh arakwamada ubwo naheze ngo ushobora guhita wanda nahita mbonye igishoro n'abagenda ari uko babirukanye baranze gutaha ari byari byakubaho se ntabwo birambaho ariko ndabazi kubajama banjye